Muraho neza, nawe nongeye kubasuhuza, ibyo tuvugana ni Uncle Maina. Uyu munsi rero twagarutse kuri Monorox, ndagira ngo amakuru twakiriye mu kanya mu gicuku cy'iri joro, ko kubikuza byakunze, ariko ndagira ngo umenye amakuru akurikira mbere yuko wihutira kubikuza. Urabona rero twanditsemo ubushize ubwo duheruka bari bari kutubwira ngo withdraw in 1 day and 23 hours ibiki n'ibiki, ariko uyu munsi urabona ko kubikuza byakunze, haje button ya withdraw. Hano ngo hari final task connecting wallet, bakongera token M10, complete all task kongera token M10. Connecting wallet task uraza urabona ko wallet irakonegitse, ubwo token 10 njye bazimpaye, ukongera ukamera nk'ugarutseho gato complete all task, wumva completinze task zose, gusa nazo completinze kandebe aho nabongera ino task ngo complete all task aguye 15 z'ama Monorox. Kande check, urabona bategereza mu masegonda 15 birarangira, kumwe ngo task is done, aturebe. Nuko yarangiye ko turebe nta gihindutse. Rero sinzi impamvu ibintu bitari guhinduka kandi nakoze amatasike yose, phone yose narayakoze, sinzi rwose impamvu byaba bidahindutse, byaba ntawamenya. Amakuru yongeye ngo mbazanire, ubu ngubu kubikuza byakunze, ariko ikibazo gihari ni kimwe, ikibazo icyo mwakibazaho, icyo mushidikanyaho, wenda umuntu kubikuza ukamusaba gazi fee, bamusaba gazi fee bitewe na balance we afiteho. Hano njye bari kunyaka toni 1.3, toni 1.3, hari n'ubaka amatoni 5, hari umuntu uziranye nawe dukora ibintu nk'ibi kwa bafite balance nini hano, bamwatse amatoni 5. Rero iyi gazi fee icyo ikora urayishyura, iyo uyishyuye nibwo ujya wakemererwa kubikuza. Ibintu ntawamenya, bishobora gukunda cyangwa ntibikunde, ariko icyo nabagira inama muretse kwishyura. Njyewe ndabanza nshaka amakuru neza, ndishyura, ndemera nishyure njyewe iyi toni 1.3, nibikunda ndajya nababwira mwebwe icyo mukora, mube muri ready mukurikirana kuri channel makuru ndibubahe, mbabwira nimba byakunze cyangwa bitakunze igihe icyo ari cyo cyose. Mwene mugira ikibazo mugira ikibazo, yewe ubu nagira inama wareze kwishyura, ashobora kugomba cyangwa mbere bigakunda, ariko ibintu byo bisanzwe bibaho cyane, bisanzwe bibaho. Nk'abakoze Bitcoin bets basabye amagazi fee, turayishyura, maze kwishyura birakunda, gutya turi kuzibikuza, n'ababikoze amafaranga yabo byarakunze. Rero namwe icyo nakugira inama cyo, uretse kwishyura mbere, uretse kwishyura tubanza tubirebeho, njyewe ndaza kwishyura iyi toni 1.3, nibikunda ewana wowe uri ready kuri channel gusa, ubara kandi nzogera ku buryo nshyira amakuru atagushyikaho byose ako kanya. Nubwo nibidakunda ndababwira mubireke yabaye scam, kandi mbabwira ko imwe kuba scam ntacyo bitwaye, tuba dufite nyinshi twakoze, izo zose ngo ngenda mbashyira kuri channel zose ziba zihari, imwe yakanga indi igakunda, ntibikabatera impungenge. Rero uko yababwiraga, iyi gazi fee batubwira kwishyura yo nta gitangaza kirimo pe, abandi barayishyura ku mayandi mayadrop, barasaba nkeya muri zo, basaba amagazi fee, ahubwo wenda igitandukaniro ni uko hano abantu bari kwa nyine bagiye basaba amagazi fee menshi comparinze.
ibaze ko toni imwe ingana n'amadolari angahe ra? Amadolari ashyika muri 5.6 nimba atari 6. Amafaranga agera mu bihumbi 6,970 by'amanyarwanda. Ibaze rero, ibaze noneho umuntu yatse amadolari amatoni 5, ibyo ni mu bihumbi 35 birenga. Niyo mpamvu ibintu nyine abantu bari kubishidikanyaho, gusa nkatwe tuba tubirimo cyane, njyewe ndabanza nishyure, nibikunda ndababwira ati mugire mubikuze yanyu, kuko n'ubundi ibintu iyi balance mubona aha ngaha, mubona izi token already murazifite, mwegere mugira ikibazo isaha arizo zose wazibikuza. Token zo zirahari kuba zihari, ngizi isaha arizo zose wazibikuza. Rero ntiwihutire kubikuza ku munsi wa mbere, ushobora kwishyura ziriya token, ushobora kwishyura iriya gas fuel ugashya ugahomba. Mpamvu nkugira inama ko uretse kwishyura wowe utegereza amakuru igihe tuyabahera y'uko kwishyura ari ngombwa, kandi ukimara kwishyura baguha yawe bigakunda. Turetse n'urugero turebe muri community yabo, turebe ibintu bagiye batangaza, wenda byadufasha kumenyaho byinshi. Turebe muri community yabo, batangaje important announcement. XMRX Ugari Monorex price stabilization. Dear Monorex community, we are committed to ensuring a stable and strong future for Monorex as we approach the distribution week. Our goal is to stabilize the price of Monorex at 0.001. Stay tuned for more updates and thank you for continuous. Turebe important announcement. We are excited to announce that the token distribution will start on the 5th of August, possibly with slight delay of a few days. In the meantime, let's aim to grow our Telegram to formula. Turebe wenda ibintu byadufasha kumenya amakuru menshi, sobanurire ngo we will announce the exact byte listing date after the token distribution. Ngo bazatangaza umunsi umuntu uzaba listed kuri byte nyuma y'uko token ziba distributed. Urumva ntiziraba na listed ku ma wallet arenze, ku ma trading market arenze. Niyo mbabwira ati uretse kwishyura ndetse ubundi urishyura token zijye, uretse kwishyura wowe igihe kirahari, igihe kirahari cyo kubikuza. Icyo nabwira ni uretse guhubuka udahomba yawe, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mubwire ibintu byose uko bigenda. Ubona hano baduhaye screenshot y'uburyo Monorex zimeze ku isoko, dore mu kubibona. Well, this is it. Mining hour is coming to an end in the next 24 hours. If not, make the most of this last opportunity. None bari kurya isoko riri kuzamuka rya Monorex. The market might be exploding, but Monorex still on the disciplined and passing roadmap. Agaciro ka Monorex imwe ni 0.001. Uko agaciro kayo gahagaze. Ngo token hano hari itangazo token withdraw in a robot wallet August 5th to 5th by connecting wallet to the bot. Hano batubwira ngo ku itariki 5/8 kugera ku 10 ni igihe cyo connectinga ama wallet. Utarakonekita wallet ntabayikonekitinga vuba. Distributing start August 5th 11th among 16 users by ranking priority fee paid users.
abantu miliyoni 3 bakoresha Monolix bagomba kwishyura za gas fuel. Until then keep inviting your friend and more. Dukomeze twinvitinga inshuti zacu, gusa icyo mbabwira cyo umuntu utarinjiyeho yarahombye. Ubungubu kwinjiramo ntabwo byaba bigikunze kuko tugeze mu gihe cyo kubikuza. Ikibazo gishoboka utarakonekitinga wallet yakonekitinga bigakunda. Okay. Onogas 20th, the pre-market listing on Byte, OKX and Binance will be announced. Ibyo nababwiraga ngo ku 29 z'ukwa munani muri ukwezi turimo nibwo iyi Monolix zizaba listed kuri Byte, OKX and Binance. Urumva izi nizo trading wallet tuzi, trading market tuzi zirenze cyane, nibwo zizabaho listed. Mpamvu mbabwira ati mube muretse igihe cyayo cyo kubikuza no kwishyura. Twebwe tegereze, njyewe nzabanza nishyure, nzamera mfate risk nishyure, nimara kwishyura igakunda nzabakora video mbereka byakunze hamwe nimubikora. Ibyanga ngahomba nari nzabyakira, ndamba kuri video mbabwira ati byanze. Mwebwe icyo mbasaba mube turned on kuri channel, aho nzamba amakuru update za buri munsi. Mube muri ready gusa. Bona amakuru nagira mbahe, icyo mbabwira cyo mube muretse kwishyura. Sinawamenya ishobora kuba scam cyane ibe scam. Icyo mbabwira mwebwe mutegereze, ntawamenya, wenda ntabwo tuvuga ngo bibaye scam, ntabwo turamenya ibyayo neza. Nitumara kwishyura tukaba turabashyizeho amakuru babwira ati byakunze nawe mubye. Mwebwe icyo mumenya ko tokeni zazo zirahari, ntaho zigiye, ziteretse hano kuri wallet yanyu. Mugira ikibazo ziri kuri airdrop, ubona ikanda hano kuri withdraw ukabwira gas fee wishyura, wamara kwishyura ukabikuza ayawe. Icyo mbabwira cyo mube muri ready gusa kuri channel, kuko tubona amakuru agezweho kuri withdraw ya Monolix, niko dukomeza tuyabashyitsaho ku gihe. Ndagushimira wakoze kuri ino video. Icyo mubwira nuve ubuke ukora subscribe, utarayikora ubuke ukora share, ndetse iyi video nuyivaho udatanzeho like na comment. Urakoze cyane kuri ino video, mushima umwanya wafashe uyireba, wasubireba twitayihutishije. Urakoze cyane kuri ino video. Aho utaha mu yindi update Monolix. Ciao ciao.